Ladies and gentlemen, kuri wowe wifuza gukora filime ahangaha ntibikiri inzozi kuko Motherland Films tubasha kugutegurira inkuru ya filime tukayiyobora tukayikorera casting tugakora byose gufata amashusho ndetse no kuyeditinga ubundi tukaguha filime irangiye. Nitwe ba professionnel ba mbere mu Rwanda. Duhamagare kuri izi nimero maze tugufashe kuko uherereye hose ukoranye natwe ntabwo tujye tumutenguha. Ikindi kandi Motherland Films tugufasha muri promotion ku buryo filime yawe igera kure hashoboka kandi ikaba filime nziza irebwa na benshi. Motherland Films, igisubizo ku bifuza gukora filime. Aya mahirwe ntagucike. Bakunzi b'ibirori, bakunzi bo kwambara neza, ahangaha niho honyine ushobora kubona imyenda myiza yambikwa abageni bakamurika. Si ibyo gusa kandi kubera ko ahangaha tubakorera decoration ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu bukwe. Duhamagare kuri izo nimero tugufashe. Uyu Mana dusengira akomeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho, iyo Mana dusengira akomeye. Kuri kw'Imana irakomeye. Umwe Cyakora nari Imana yanjye sinjye guse bisoza. nongeye buranahagararaga nkumva ndimo ndatitira, Maze n'ubundi gutitira sinabasha guhagarara. ariko ndashonje ndizukuri. Sheri. Akakanya tumaze kurya. Ntuze buriya we wambwira ngo nariye. None watinye kurya kugira Ntuze batagucisha wabonye uburyo akantu kose nakazamuraga gake gakeya, ntabonye ko byose tubisize ku isaha. Bashaka se gusiga bimaze. None uzi ukuntu buriya abageni bagowe, numvise ukuntu abageni bagowe. Najyaga ntawe ubukwe nkabona abantu barimo baranga kurya, nkajya mvuga ni buriya wasanga baba bagiye bariye, twakoze kose twari kuva hano twujuje. Ariko njye nari nakubwiye ngo tubanze turye Ikibazo gukerera. none se urashaka kumbwira ko iyo nza kugenda hari ikintu ndiye ishati yari kubukinkwiriye? Ako Sheri mbabwiza ukuri. Ubu muri aka kanya dukwiye gutekereza ikintu gikwiye gukurikiraho kandi cyihutirwa. Reka rero nyikubwire, tuturiwe tunajya kure, ubu tugiye kujya mu kwezi kwa buki cyane. Hehe. Hano mu Rwanda hari ahantu henshi ho gusohokera. Sheri ni kuri kw'Imana dukwiye kugenda kuko mfite ubwoba Domina rwose ubu ntabwo yishimye. Ushobora kudutumaho abantu cyangwa n'abakizi kumva ngo birasa nawe umwari bakoze ubukwe. Icyo kintu uri kucyumva. Ariko uzi ko wirengagije ko mwene wanyu yoroshye. Buriya mama rwero wabonye ari umuntu yoroshye, wabonye nyine afite ukuntu zingana. Uriya mwana w'umukobwa acanye ku maso, nta hantu na hamwe Domina ashobora kubonera umwanya wo kugira umuntu n'umwe bavuga. Njyewe nimba ishuri umubyeyi ahubwo ni ubwoba. Si mwene Umuntu wanyu. ariyoberanya akavamo abantu babiri icyarimwe. Ariko biriya ni ubuhanga kandi biriya ni ibintu bibaho rwose bisanzwe. None si ibintu byose yakoze abonye bitaratubereye byiza. Ariko byatumye ninyikiremwa muntu. Ni ukuri. Gusa ni abahanga, ariko natwe tutaza kugira mama rwera buno bukwe ntabwo tuba tubukoze. Ahubwo tutaza kugira Imana. Imana yaciye muri mama rwera. Imana yaciye muri mama rwera ica ni ibintu birebire. Kandi ndumva nishimye. Ubu reka mvuge ngo wenda icyo umutwe ndagitsinze. Ariko se Sheri, ubundi mfite agatekerezo. Ubundi wagurisha ibintu byose dufite, tugahita twigira ku bahanzi. Nkagushakira visa tukajya kuba muri Amerika cyangwa tukajya Canada cyangwa tukigira na Dubai, twashaka tukajya kubaho mu Barabu, twigira amafi yo mu Barabu rwose, ku nyanja, handi ibintu byose tuba tubisanga ku nyanja. Maze ubundi twashirirwa bitunaniye kuba hanze tukigarukira mu Rwanda. Wabitekerejeho neza? Ni izina ry'Imana. Genda umva twe dukwiye kujya gushaka uburyo. Turya amafi yo ku nyanja. Tugende turuhuke, nushaka izo ndo za mama tuzigurisha, tugiye turuhuke.
turuhuke rwose kuko ibigeragezo tubiciyemo abantu baradusengeye abatuzi abatatuzi sheri turuhuke tugire gute ntabwo nagushyigikira kugurisha okay nibagiye ko twabyaye erega ibi nabyo biba bigomba kuba iby'abana bacu reka njye no kwiyongereza umwana ko nguki yambuze pe ibyo mwana byihorere buri ikintu kigiye gukurikiraho nawe urabyumva ntabwo naba nakoze ubukwe ngo mviremo aho uzi ko unteye isoni reka manze umwana niwe wa mbere okay ntari reka mvugane n'iki kintu kiri kundemerera nyine biremewe yikuremo reka nzibwire Marina aza gufasha yikuremo ifungura hano inyuma wareka mubwire aza gufungura ntagire ikote sheri nawe ipantaro rwose reba ukuntu igufashe iramfashe nyine gira uyifungure uhumeke mama ahantu wanjugunye ntaje kuhava ariko mbere y'uko nkubwira ibyo nanyuzemo undi buriya wanjugunye iki byibura nari mfite ibiro byinshi nari ndi kukuremerera hari ikintu byibura nari natuma kutabona oya ntabwo ari ngombwa kuvuga nanjye ndabyicuza rero Imana ishimwe kubera ko yakurinze ariko ikintu cyabinteye ndabizi ko nakubyaye mu bibazo umugabo rero twari tugiye kubana ntabwo yari abizi ko nkugira nakoze ikosa ryo kumuguhisha sinigeze amubwira ko nabyaye umwana tubana azi ko ndi umukobwa ntabwo nigeze mubwira ko nigeze ntwita rero igihe twenda kubana kigeze nabuze aho ngusiga ndikunda mwana we ndagusaba imbabazi narikunze nashatse kugira urugo ngo umugabo atamenya ko nabyaye akambenga mpitamo gukora ariya mahano nakoze mbabarira gica mbabarira mwana wanjye nakwinginze mbabarira mama rega wivunika narangije kukubabarira umugabo wanjye amajije gupfa naje kugushaka nose ndabarira ndakubura oya wirira kandi nari mfite imitungo uriya mugabo yaransigiye mama wirira rwose mbabarira mwana wawe narikunze nashakaga guhisha ibyaha byanjye ariko n'ubundi byarankurikiranye ubu tuvugana ndahigwa ngiye gufungwa niba nafata bakamfunga wenda nkazagwa muri gereza nta muntu uzagufunga mama uzambabarire nakoze ibyaha byinshi waretse kurira ko ni umunyabyaha abana banjye ni umunyabyaha nshobora gufungwa erega nta munyabyaha nshobora gufungwa kuko ubu ndabundabunda ndararaguzwa aho mbonye mama ndararaguzwa ahantu mbonye ntabwo ngira ahantu mba mama rekera imitungo yanjye yose irimo iraribwa na rubanda mama nakunze imitungo nkunda umugabo w'umukire ntabwo umwana nabyaye bwa mbere ngira ngo
ntagiye guca ku ruhande uzi neza ingano y'urukundo nkunda Mona Lisa. Na mbere y'ibyo uzi uburyo njye nkunda kuko nakundanye nawe igihe kinini. Please ukabyara we basi noneho mbabarira ndakwinginze ndeke ndwane n'urukundo rwanjye, ndeke nkunde Mona Lisa uko nawe aranga. Mana yanjye we maka we, reka nsoze ese waretse kumvugira undeke kuko Mona Lisa niwe tuberanye, niwe dukundana, niwe tugomba kujyana, niwe mugore wanjye. Ikintu nshaka kugusaba rero, ntabwo nshaka kugusiga mu rugo, sibyo? Nshaka ko rwose uva hano ukagenda. Mama na Mona Lisa ibibazo byabo nzabyitaho ariko please urabizi nagukunze narakubaye, naguhaye buri kimwe cyose nari mfite, urukundo, icyizere ndetse n'ubushobozi, ibi byose naraguhaye kandi nitangira itanga. Rero mbabara wikivanga mu munezero wanjye. Nizere neza ko kubyumva. reka nkubwire mama ndakwinginze, nimba hari ibintu mpazi nanjye numva mpaze muri iyi nzu ni stress zawe, uranyumva? Ngaho stress za kariya kagore, ngaho stress zawe, ngaho ibintu buretse gato ninjye uba wikoreye nk'ubu hari uburi mu kazi ndetse ni maka amukubita kutatinyutse kutari uhari kutagize. Wow, utangiye no kunkanga mu rugo rwanjye. Njyewe ntabwo nibyo ndimo utangiye no kunkanga mu rugo rwanjye. Ntunkange, uranyumva? Niki cyakumaze ubwo? Kuko ntari muri iyi nzu aka kanya, ntari muri iyi nzu mama we baba baranamuhambye. Uwo wita uwo mugore uvuga ngo niwe udatinyuka gukubita mama wawe inshi nziza ngo nuko amubwiye ntabwo bikureba, sibyo? So uranyumva? Wakubita ni mama wanjye, ntabwo ari mama wawe, sibyo? Gicucu ma kuri kigoryi, uri gicucu. Mama urimo kuvuga ni mama wagutwite amezi 9 buretse gato. Mama uvuga ngo subira mu byo uvuze. Navuze ni mu gicucu. Nimba ushobora gutinyuka ukambwira ngo uravuze ngo ni gicucu. We navuze ngo barakuroze. Yes. Njyewe naje muri kwibutse maka nanjye naragutunze, by the way ntunkange. Uranyumva neza? Urumva ibintu ubunkangisha. Naragutunze maka. Urumva warantunze ndagutunga. Ndi hano kubera mama wawe, ntabwo ndi hano kubera wowe. None munsi maka ntuzongere kumenyera mbese. Nabanje rero nababyaye muri 3. Uratefa urabizi. Ngira ngo musaza wawe bamufatiye ku kibuga cy'indege avuye iyo ngiyo. Mama warekeye aho ko nuko ntarera abana banjye n'umuvumo n'igihano n'uburibwe. Mama rekera aho ngaho. Margera anyuze muri byinshi. Wowe twabanye muri byinshi urabizi, ibyaha byanjye nawe turabifatanyije. Narangiye gufungwa njyenyine. Ntabwo wafungwa ariko umva nkubwire mama. Ratifa mwana wanjye, mama warekera aho. Uzakundana n'umuvandimwe wawe. Ngizimana ndamumenye, Ngizimana mubonye ntarapfa. Gicane mwana wanjye gusabye imbabazi. Ako se makuzanye ibintu byo gupfa koko ntago wabo. Bagiye kumfunga kandi bazankatira burundu. Nakoze ibyaha byinshi n'Imana ntizamubarira. Warekeye aho. Mfite ibyaha byinshi Ratifa bizi. Twabinyuranyemo. Ntubona akanya uzaganiriza umuvandimwe wawe kandi uzakomeza umusabira imbabazi. Reka asanga umwana wanjye muri gereza. N'ubu ngubu mfite ubwoba ko n'ubu bashobora kunsanga. Mama ariko rekera aho mama, umva nkubwire sibyo? Umva nkubwire mama sibyo? Erega mama Rwera uyu nguyu afite ahantu abashobora kujya kuguhisha sibyo? Rekera ariko kurira. Rekera aho ubu ndi hano kwa Gakire.
imbunda mu nda akantu karafata karakora kwibanda nkagira ngo ni polisi. Humura mama, humura ariko mama. Ese mama Rwero mama wumva urimo kumwita mama Rwero ugira akana. ufite umwuka Yega yanyuze muri byinshi mama, yanyuze muri byinshi niyo mpamvu bitari ngombwa kumubwira ibi byose wenda muzagera mama rekera mfite umwuzukuru ushaka mana yanjye. mama wareke aho ngaho. Cyame Imana ikambabarira cyane. mama Urambabarira. Gica. mama wumva nkubwire nakubabariye kuva kera. Njye ntabwo ndibabarira. Ikindi kandi Njye ntabwo ndibabarira kana. mama wumva nkubwire ndabona rwose uri mu bibazo pe kandi ngomba kugufasha nk'umwana wawe. Ibibazo bikomeye cyane. Nakoze ibyaha byinshi. Nishirati Farabizi azakuganiriza. Mama wareke aho ngaho. Umva nkubwire Nishirati mama Farabizi. Bimutera agahinda kandi yaranyuze muri byinshi mama. Witwa Birasa. Uwo nguwo ni bunyangaje. Uwo nguwo ni wanterereje ubutabera. Uwo nguwo ni wantanze muri polisi. Uwo nguwo niwe uri kuguhiga se? uwo muntu witwa Birasa. Sando, mama ubwo nabikuye kuri telefone. Iyi nzu ifitemo umwanzi ku buryo kumwinyagambura mbura ahantu hamwe neza. Rero jyewe ntabwo ushaka gukaraba amaraso y'umuntu pe. Niyo mpamvu navuze nti ibintu mbiguhereze. Rero mukazaranye twabiganira yambye ati ndashaka ko ari wowe nyine iyo diye. Mbwira ikintu nyine cyose nakora n'amaso ngenda yikora. Ariko wenda yakunyuramo muri make y'ukuntu twabitekereje. Rero ndi kuvuga twabitekereje yumve ko we hari ukuntu nyine nawe yakongeramo akantu. Sando, cyambere inshuti na Kesi sibyo? Urabazi guhera na kera mama we mama Kesi na Kesi na Mark kumwe y'abantu. Kuva uriya mugore yaza muri ubu buzima nanjye ndetse no kuntu twari tubanyeho. Ibintu byose byahindutse muri iyi nzu. Umugore nde muravuga Monalisa se? Monalisa ageze naho gusuzugura umuntu agashaka ko barwana. Yes. Monalisa si ungana nk'urutoki ari ushaka kurwana n'amame. Ngiye ko nari mpari ko nabyiboneye. Ko navuze nti uyu si umugore ni ishyaka. Ngira ngo yankubise. Byanyabyo no kwikimira tujya muri brag. Yagukubise ni imvugo gusa yakubise bushyi. Sandra nkubwire. Ngiye Monalisa twarabanye ariko iyo mba ntarabanye nawe ikintu ari gukora Monalisa. Nimba nari gutwika ipine nkajya mukoza ku gutya. So rero ikintu tugushe no kuntego. Mark atanaza agasanga ibintu tubirimo bitaranarangira. Urumva? Ndaguhereza ikintu cyose ushaka uzifashisha. Byaba ari amafaranga icyo uzakenera cyose uzambwira. Gusa tukiri aho ngaho Kesi ibintu ntazabimenye. Ni ibanga rikomeye. Ntazabimenye. Sando nabimenye. Nawe nzakurigiza. Nese undi nese ko cyari nge mushaka ko mbikora. Nese na okay, nimba utabishoboye mbwira. Regura inshuti yanjye. Ariko usanga ubujya nta kintu nagiye ngufasha mu buzima. Ndabyumva rwose baramfasha. Kandi utanirega wenda reka kweberanya imbere y'uyu nguyu ko watakoze. None se impamvu ni ngiye. Urumva already mama sorry. Monalisa yatinyutse akubita mama. Wumva rero kuba mami yamwihanira birumvikana kuko goko uwasara cyari mami imbere uwashaka amafaranga ngo ko ndi umugore ariko se ni mama imbere ya Monalisa ngo yamwihanira kumuhana Birasa yo karaswa ni isi yose kumuruze Birasa aranyangaje Birasa agiye mfite imitungo ihagije pe yawe iyo umugabo wanjye ubwo nanjye niyanjye batifa warabizi iyo mbwiyo ntumbi yongegere ugaturika ingana nk'intumbi uruzi rwaraza yitwa Birasa nirimo kwidegembya mu byanjye bana banjye byakaba ari umurage wanjye uzamwange numubona ahasanyira uzanyezeho umuriro umukurikireho gatumbagana afite imbwakazi y'akagore yitwa Umwaje abo bantu
mama warekeye aho ngaho. abo bantu we abantu barimo bararya we bararya nishe amaguru keretse bishe ubundi bashaka njyewe nimara kwica birasa nzahita nzigemura nijyane kuri polisi nijyane mu rukiko bafunge ubundi muzarya musinzire muzasubirana imitungo yanyu. Mama ibyo byose rega nta mpamvu reka mama Rwera afite ahantu atuye ese wamugane agucumbikire ntabwo ibyo bintu byo kwica birasa koko uwo birasa wamuretse birasa aragakubitwa n'inkuba izuba riva birasa n'imbwa nonkeje birasa n'imbwa nahetse nyishyira mu mugongo wawe birasa n'imbwa nashyize mu ishuri reka ariko agiye kumfungira. mama ntabwo azagufungisha humura ngiye kukujyana ahantu mba mu ishyamba rya Kigali ujya uryumva nta muntu n'umwe rero wakubona. hari n'undi muntu wabimbwiye ngo hari ishyamba ryitwa Kigali ngo ribamo imyobo nta muntu humura rwose nta muntu uzakubona nkazagaruka ibyo bintu barabyibaye. Erega mama Rwera uyu nguyu ureba ni umugore wandeze ni umubyeyi ese washatse mwana nibagenda no kubaza washatse umugabo ashobora kudashaka amafaranga twamere cyangwa urimo kuvuga ngo ubwo renzi ko aribyo arimo kumbwira ngo namuhanagara kumva urimo kuvuga ngo yareka ubwo bugome cyangwa se kumugirira nabi mushaka Sando nimba ntabishaka Sando naguhamagaye nkuze ariko nanjye ndabona uyu ni umubyeyi ntabwo ubizi ko ukanasenga ubu se nk'ibyo bintu bigiye hanze nk'umuntu w'umukirisitu w'intangarugero byagenda byanambera n'icyaha njye ntabwo nshaka ko icyaha kinzaho kubera ko uri gukora amafaranga wowe byakuza kandi ibi bintu nibirangira nzaguhemba. ikindi maka ashobora kuba akabisanga ahangaha rero ko ari kwa padiri kavuga ko ari kwa padiri ko kwa padiri dushaka kumushyira muri tuwarete tukamufungiranamo tukamwaka telefone noneho maka yaza tukavuga ko umuntu arese yagiye adusezeye imyaka bakagiye tukamuhana akanga wowe ikintu wadufasha ni uko wabwira maka ko ibyo bintu byabaye uri hano tukamwingiga tukamufata akanga agasezera tuba nkaho wowe uri umutangabuhamya. numva ibyo nta kibazo nabikora ubwo noneho reka ngende nkafata kasinziriye nkazirika amaguru nkazirika n'amaboko ya telefone mu cyumba cyawe ushyire muri tuwarete kuko n'ubundi amasaha y'amaka ashobora kugenda aze noneho nahasanga Sando kuko noneho azi ko Sando ari inshuti yande ya Kesi kandi n'ubundi ntabwo ajya tubona na Sando kenshi arasanga twumiwe noneho Sando uratubera nk'umutangabuhamya wabibonye nyine asohoka ati ngewe n'umiwe rwose maka ibintu nta mukobwa tubaza ko mami na Kayiri bamufashe bakanamwinginga bakanapfukama akanga agasitira akagenda. nta kibazo ariko kashi nizere ndabizeye Sando bino bintu bigasohoka kuri uyu munwa wawe ni ukuri nyizera ntabwo gusa narikora samva ukuntu Kayira kubwiye kuri gisa yakuri gisa n'ibisoka gatoya ndamuzi ndamutinya nzabyitwaramo neza munezero. Kayira urashaka iki? Mbwira icyo ushaka kumbwira.
ntabwo bababwiye aho imbibi zanyu zigarukira. Kayiri nta kintu mvugana nawe. Ubusa ari njye nawe ninde ubangamiwe? Njyewe aho ndi haranyuze. Kayiri mumpe amahoro, aho ndi haranyuze. Ntabwo ibyo bindeba. Kandi ntabwo ndi ikigoryi. Niba hari n'ukuntumyeho ntago mpari. Yaba simu banyu baba sinzi ikintu muba munshakaho. Kandi n'undi nta kiganiro nagirana nawe cyarangira amahoro. Rero mumbabarire mumpe peace of mind. Shavura imanira kosi wanyuze mu buzima bubabaje imanira kosi byose uri kunyuramo byose bizarangira natitadire herezo